ngo none si ngo konyatoraguye mu nzira ngo ari Imana ikabi yanyihereye ngo nyirayo ngo akaba yikomereje ngo nyirayo akaba yagiye ngo akaba numvise atanze itangazo kuri radio gusa ngo ubwayo nayamuha. Abantu benshi bazazira utwaha kandi ntabwo nubwo no kuzira icyaha ntabwo ari bibi, ariko abantu benshi bazazira utwaha, bazazira ka Yesu ashimwe. Reka dukomeze dushimire Imana ku bw'imbabazi zayo zitarondoreka, akaba ari Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Izina ryayo reka rikomeze guhabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya rero tugiye kwiga icyigisho cyiza nanone gisobanutse, ariko usanga abantu benshi badashaka kucyumva nk'uko cyakagombye kumvikana. Nyamara iyo urebye neza usanga ariyo mahirwe yacu, usanga nariyo mahirwe Uwiteka Umwami Imana yaduhaye kugira ngo nje nawe tube twakwitwa abaragwa b'ubwami bwe, cyangwa se tube twakwitwa abana bayo ku buryo bwishimirwa, cyangwa se ku buryo bunemewe n'amategeko. Mbese nabyo tureka tubivuge uko nguko. Izina ryayo rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro. Njyewe ugiye kubagezaho iki cyigisho muri uyu mwanya nitwa Bagirinshuti Pierre. Halelua. Ninjye ugiye kubagezaho iki cyigisho cyiza cyamfasha namwe kikabafasha, dufatanirije hamwe kigakomeza kikaturyohera. Tugiye kuganira rero ku insanganyamatsiko itubwira ngo kwibura ibyaha. Kwibura ibyaha. Abantu benshi bashobora kubaza bati ese kwibura ni Ikinyarwanda, kwibura ni iki? Kwibura bikorwa bite? Ese kwibura bireba nde? Ese uko kwibura ubwabyo nabyo bitumvikana, noneho bimeze gute? Kwibura ubundi mu Kinyarwanda cyumvikana cyangwa se mu rurimi rwumvikana, kwibura ni ukwatura ibyaha. Kwatura ibyaha bikorwa gute? Bikorwa nande? Bikorerwa nde? Bikorerwa hehe? Ibyo ni ibibazo uwo ari we wese yakagombye kwitaho uko umunsi uko ubugeze, uko bwije bugacya. Iki kintu buri wese yakagombye kugitekerezaho. Kwatura ibyaha, kwibura ibyaha, cyangwa se kuvuga ibyaha. Ubu ngubu turi mu minsi y'amashiraniro, turi mu minsi ya nyuma, kandi iki nicyo kintu cyakagombye gukorwa. Ariko abantu benshi ntabwo turi kugikora nk'uko gikwiriye, ntabwo turi kugikorera ahantu hakwiriye, ntabwo nubwo turi kubikorera abantu bakwiriye ngo tubikore no mu buryo Uwiteka Imana ubwo yateganije. Nyamara hari inzira Uwiteka ubwo yashyizeho uwo ari we wese, ari njye nawe, tugomba kunyuramo kugira ngo kwatura ibyaha cyangwa se kwibura ibyaha cyangwa se kuvuga ibyaha bikorwa mu buryo bukwiriye kandi tunabibabarirwe. Ariko ubu ngubu biratangaje ko hari abantu benshi uzasanga baravuze ngo bavuze ibyaha bakagira ngo barabibabariwe, nyamara bagaheruka babivuga gusa. Abandi bakagira ngo batanze imbabazi z'ibyaha, bakagira ngo izo mbabazi zaremewe, bagaheruka bazivuga gusa. Reka rero ubwo tugiye koresha byanditswe byera kugira ngo bidufashe kuri ino ngingo, tubanze twasenga. Mubyeyi mwiza, data wa twese, ni ukuri umaze kuturema twaracumuye. Tumaze gucumura ushiraho Karuvari kugira ngo mutanga bugingo. Uwo ari we wese uhageze agaca bugufi akemera ko wagiye Karuvari kubera we, umubabarire. Reka twigishe rero inzira zikwiriye zo kugira ngo tubabarirwe nawe, kandi ntabwo zigoye, ntacyo bisaba kugira ngo umuntu asobanukirwe kandi amenye neza icyo dushakaho. Nibyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Ese kwatura ibyaha bikorwa bite? Ese kwatura ibyaha twababwiye ko ari kimwe no kwibura ibyaha cyangwa se kuvuga ibyaha. Bikorwa biti? Reka tubanza twasoma mu gitabo cy'umuhungu wa Dawidi, cyitwa Imigani. Imigani ni igice cya 28 umurongo wa 13. Imigani 28 umurongo wa 13 baravuga ngo
uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Dusubiremo, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Iri somo rirasobanutse kandi rirumvikana. Ni ukubera iki bahise babanza ngo guhisha, bakongera bagakurikizaho ngo kwatura? Nuko iri somo iyo urisomye neza ukaryumva neza muko Imana akabigufashamo cyangwa akabimfashamo, burya mu bintu bihishika mu buryo bwihuse, mu bintu byorohera umuntu guhisha mu buryo bwihuse, yaba njyewe yaba nanjye, mu bintu byagiye biratworohera guhisha icyaha cyangwa se igicumuro. Ibi bintu byagiye byorohera inyoko muntu muri rusange, kandi uko inyoko muntu yumvaga kwibihishe yagiraga ngo binarashobotse, ariko mu bintu bidahishika ngo bishoboke ubwabyo byigize ko bidahishika, icyaha kirimo, igicumuro kirimo. Ariko kuri mwene muntu ikintu azi ko gihishika bwa mbere, kandi ahantu dushira imbaraga cyane tukumva ko bishobotse, ni uguhisha icyaha, ni uguhisha igicumuro. Niyo mpamvu hano ibyanditswe Salomo ahise atubwira ngo uhisha, ntibatubwire ngo uwabihishuye afite amahirwe, kandi koko niko biri, ariko bagahera ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Turaza kureba ese kubera ko atagubwa neza kandi yanabihisha, yakagombye kuba aguwe neza kubera ko nta muntu wabibonye. Yakagombye kuba aguwe neza kuko aho yaba yabihishe ari we waba uhazi wenyine, ariko aho yaba yarabishize hose, aho yaba yarabirambitse hose, uko yaba yabishize kure hose, ntazagubwa neza. Sinzagubwa neza, ntuzagubwa neza, niba ariko biri. Arakomeza ati, ariko ikinyuranyo, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Hano ukunda icyaha giteye ubwoba kandi giteye isoni, ukunda icyaha ari ikintu cy'umwihariko mu isi no mu ijuru, ukunda icyaha twakagombye kucyumva mu buryo burenze ubwo tucyumvamo. Hano ngo uhisha igicumuro cye ntazagubwa neza. Kugihisha byo byonyine harimo ingaruka imwe, ariko ngo kubyatura, ngo ari kubyatura icyambere ubyatura agakurikiraho akabireka azababarirwa. Iyo ukoze icyaha kimwe utera intambwe 3 kugira ngo ukiveho. Icyaha kimwe giteresha umuntu intambwe 3 kugira ngo akiveho. Niko bimeze. Musasoma n'amateka ya Mariya na Yosefu igihe bari bajanye na Yesu i Yerusalemu mu minsi mikuru. Icyo gitekerezo murakizi, ukuntu bagiye iminsi mikuru irangiye, Mariya na Yosefu baba bivanze mu bandi babyeyi, birengagiza yuko bafite umwana wakataraboneka, birengagiza ko bafite umwana wishizeho umugogoro w'isi yose, birengagiza ko bafite umwana ugomba kuzakiza amahanga yose. Baragenda mu kinwanwa nk'uko n'abandi bigenda ubu ngubu, ko ababyeyi bashobora kugenda bakiganirira akirangiza ko yasize umwana aryamye, uko ababyeyi bashobora kwiganira akirangiza ko umwana we yamusigiye umukozi, uko umubyeyi ashobora kugenda akirangiza ko umwana we muri inyuma. Ibintu nk'ibyo na Mariya niko byaje kugenda na Yosefu, na Mariya niko byaje kugenda na Yosefu, ngo bamutaye muri uwo munsi umwe, bagiye mu birori i Yerusalemu, ariko ngo kumushaka ngo bamaze iminsi 3. Bamaze iminsi 3 bari muri, nta mwana unyuza, nta mwana mwabonye umeze, nta mwana we, nta mwana we, wari wambaye gutya, wari ukenyeye gutya, wari ungana gutya. Bagera iyo bari mu minsi mikuru nabo barongera aho bari bahagaze, ko twari duhagaze aha, wa mwana ntawe, mbese ntawe yabo. Bagera no basanga umwana ari kwiganirira n'abayobozi b'idini, ariko byabatwaye iminsi 3 kandi bamutaye umunsi umwe. Ahangaha rero no ku gicumuro naho abantu, iyo abamwana akora icyaha umunsi umwe, nawe akagira ngo kukivaho ni umunsi umwe, ariko ntibishoboka.
ntibishoboka keretse uzize inzira ukavuga uti Mana byansaba igihe kirekire cyangwa se byansaba iminsi myinshi, ariko kubera ubu buryo waduhaye bworoheje uhimbazwe kandi uhabwa icyubahiro. Ariko izi nzira zo ni inzira zimeze nk'izisimbura urwo rugendo abatubanjirije bakoze, urwo Mariya na Yosefu bakoze bakarukora mu buryo bugaragara. Ubu ngubu twebwe dusabwa kurukora tunyuze mu byanditswe. Niyo mpamvu hano havuga ngo Imigani 28:13, uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura rimwe akabireka kabiri azababarirwa. Izi nzira utarutsemo imwe ukabyatura ariko ntubireke, nta n'imbabazi wabona. Ikindi, ushobora kugira ibicumuro. Mushobora kwibaza uti none si umuntu yabireka atabyatuye? Byo ntibishoboka. Ni inzira, ni urugendo tugomba kunyuramo kugira ngo izi mbabazi zibone kutugeraho njyewe nawe. Uwiteka rero adufashe cyane, kuko aha ntabwo ari ahantu twahina amashati, ntabwo ari ahantu twahina amakoti, ntabwo ari ahantu twakwirakaza, ntabwo ari ahantu twakwigira bya bintu tuvuga ngo yigize serious, ntabwo ari ahantu twakumvikana ngo tubireke, ntabwo ari ahantu twaterana courage ngo tubireke, ntabwo ari ahantu twavuga ngo ubwo uriya yabiretse nanjye nabireka, ntabwo ari ahantu ho kuvuga ngo uriya ubwo yabyamunaniye nanjye byananira. Aha ni ahantu buri wese agomba kumva neza iyi nzira, afashijwe n'ijuru, afashijwe n'uyu nguyu utanga imbabazi, akabazi neza ko yababarirwa, ariko nawe akamanza yemera ko yabikoze akanabyatura. Bikorwa bite rero? Ese bigenda bite? Tuzi neza yuko rero nk'uko tunagenda dusoma ibyanditswe, ntabwo kuvuga ibyaha cyangwa se kwibura ibyaha nta mananiza arimo, nta rugendo bidusaba ngo dushaka amatike, nta rugendo bidusaba ngo dutege, nta kwihotora ngo reka mara iminsi 3 ngwine ntarya, ngo reka nikingiranye mu nzu, ngo reka njya kujireba ngo dufatanya mu itsinda, ngo reka njya kureba ngo kugira ngo ibyaha tubiveho. Kereka niba igihe cyo kubikora nabwo waramunyuzeho, no kubivaho usabwa kumunyuraho. Ariko niba uzi ko hari icyaha wigeze ukora cyangwa se wakoze ariko utaranyuze ku muntu, no kongera kumunyuraho ugiye kwivuna, ugiye kwihinzira watakagombye, ugiye kwiyobya, nta no kwihongerera kuba mu byaha. Oya, reka tubaze Yakobo arabivuga iki? Yakobo rwose ni umuntu wabanye n'umwigisha wacu mukuru. Yakobo igice ni cya 5 umurongo wa 16. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16, tubaze uyu muntu wabanye na Yesu rwose ukuntu ibintu yabivuzeho neza. Abantu batubanjirije basize babisobanuye neza, ahubwo ni twebwe tutabyumva. Reka twumve Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 kwabivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Kubera iki hajemo kwaturirana? Ese bikorwa bite? Iri somo abantu benshi iyo barisoma usanga bamwe barifitemo indonke. Umuntu umwe agafata umwanya wo kuja kubwirwa ibyaha, yamara gufata umwanya wo kubwirwa ibyaha bye, yarangiza aganafata akanya ko kuvutanga imbabazi. Ariko ibyanditswe ntabwo ariko bibivuga. Ibyaha nabyo ntabwo bipfa kuvugwa ahariho hose.
nubwo biteye isoni, nubwo kubiva hari ukubivuga, ariko ntabwo bibwirwa uwo ari we wese, nta nubwo bivugirwa hariho hose ngo kugira ngo umuntu abicikeho. Hari ibyaha bibwirwa Imana yonyine, hari ibyaha bibwirwa Imana yonyine. Ikindi, ibicumuro tukabibwirana kandi tukabibwira Imana, cyangwa se kuba twabibwira bagenzi bacu nabo bakatubabarira. Aha niho haturuka amahoro y'Imana. Wenda abifuza iki cyigisho nanone mwakwifashisha igitabo cyitwa Kugana Yesu, ni icyigisho cya 4. Kugana Yesu, icyigisho cya 4. Umuntu uwo ari we wese, ubu hari ahantu icyaha gikura imbaraga, njyewe nawe twatinze, njyewe nawe tutumvise, njyewe nawe twigorobereje. Hariho n'ababa bakiri muri iryo kona cyangwa se korosi, hari abakiririmo. Bitewe n'iki? Bitewe n'urugero twamaze gushiramo ibyaha. Abantu benshi twamaze gufata ibyaha tubishira mu byiciro. Nyamara isomye ibyanditswe usanga icyaha Bibiliya yagiye ivugaho yatinzeho cyane, cyaha gikomeye cyane, ni icyaha cyo gutuka Mwuka Wera. Iki cyaha rwose ngo ni icyaha kitababarirwa. Wenda nitubona umwanya tuzongera tukiganireho. Icyaha cya kabiri ni icyaha ngo cy'ubusambanyi, ngo kubera yuko ngo iki cyaha ngo ubwacyo ngo gikorerwa mu mubiri. Nta rindi tandukaniro nigeze mbona mu byaha, ariko bitavuze ko kubyihana bisaba urugendo, gutega amatike, oya. Ubwo nuko Bibiliya yabivuzeho ko ibyo byari ibyaha bimeze nk'umwihariko. Ko gutuka Mwuka Wera byo ni icyaha kitababarirwa. Abantu bashobora kuvuga batese none hari icyaha burya umuntu ashobora gukora ndababarirwe. Ntabwo ari icyaha umuntu ashobora gukora ngo ahita avuga ngo tutse Mwuka Wera, oya. Ahubwo ngo ni urugero umuntu ageraho, ngo ni imbuzi Imana iba yaratanze, ni amahirwe umuntu aba yarabonye, yarangiza ngo akayapfisha ubusa, ngo bikageza igihe ijwi ry'Imana atakiryumvira. Ngo babivuze yuko umuntu atutse Mwuka Wera. Nuko bimeze. Aho twari tugeze rero nahavuga uburyo dufata icyaha. Icyaha tubishira mu byiciro, kandi ibyo byiciro akaba ari byo bituma tutabyihana. Nguriya ngo ko yibye, ngo none si ngo yahwana, ngo n'umuntu ucuriye undi inkene, ngo none si kuri akubisuriya ngo yahwana, ngo ko yishuriye ngo yahwana, ngo n'umuntu uciye umuntu mu maso. Tukagenda tukabizamura bimwe, tukabizamura ibindi, tukabiha agaciro gakeya. Niyo mpamvu gusanga na bene Adamu twaragiye mu byiciro by'ibyaha, tukaba tuzi ko hari abantu bakabije, tukaba tuzi ko hari abantu batari bakabya. Nyamara uwo mutego ni Adamu yaguyemo, uwo mutego ni wo Eva yaguyemo, uwo mutego Kayina awugwamo, uwo mutego n'abakurikiyeho bawugwamo, ndetse no kugeza na magingo aya ngaho ushobora gusanga nanjye nawe tuwugwamo. Icyaha uko kingana cyose gifite ibiro, kandi uko cyaba kingana kose nta muntu ushobora kucyikorera. Nuko twijijisha tukavuga ngo none se ngo kariya ngo ni gatoya, ngo nshobora no kukihana ejo bigashoboka. Nyamara ibiro by'ejo ushobora kuzasanga utashobora kubyikorera. Adamu nawe yaguye muri icyo kibazo, nawe yarazi ngo reka gakore, ngo reka aryeho, ngo arahita avuga ati Imana rwose ndakuzuriye inyarukundo, ngo ndakwemera, ngo uri inyarukundo, ngo niweho wanandemye, ngo ndabizi, ngo nandemera, ngo yibwiraga. Ariko reka dusome hano muri iki gitabo cyitwa Kugana Yesu. Kugana Yesu paji ya 24 twumve, kugira ngo bitaba amagambo y'umwigisha. Igika kibanza kiravuga ngo ubu sinshaka kubarambira, mbatekerereza uko kubaho ari kugufi, nuko tutagutegeka, kuko
musanzwe mubizi. Ariko rero icyo nshaka kubagaragariza nuko kuragiriza no gutinda kwemera kumvira ijwi ry'umwuka wera w'Imana riduhenda yendera guhitamo ari akaga kabi gateye ubwoba. Hari abantu bicaye hano, bicaye ahangaha, atari kuvuga ngo ni ukwicara muri studio, oya, bicaye kuri aya magambo kuragiriza. Ngo nzabyihana ejo, ngo nzabyihana ejo, ngo ejo, ngo cyangwa ejo bundi ngo nimbona bishoboka ngo nzabikora, ngo mu cyumweru gitango nje ndikubona ngo bicaye kuri aya magambo. Byo bita ngo kuragiriza no gutinda kwemera. Burya umuntu amaze gukora ikibi ntabwo Imana imureka, ahubwo Imana imwongerera amahirwe yo kumwibutsa. Amahirwe ya mbere witeka Imana idukorera ni ukutwibutsa, kavuga ati nyamara nubwo iki kintu gitwaye, nubwo iki kintu kivuze, nubwo iki kintu gikoze, uwari we wese abyumva mu mutima nama we. Niyo mpamvu ngo mwicara ubanza ryo mwijuru Uwiteka azaje aributsa umutima nama wawe, wongera ukwibutse atese iki kintu kimara kugikora ndawumvise umutima ucyanze ugakomeza. Abantu benshi bazi ngo nitugera mwijuru hazaba y'urubanza, ngo umuhagarare hariya, ngo nundi hagarare hariya, ngo harya Mana ngo ikina gikoze ryari, ngo harya Mana ngo ikina kivuze ryari, ngo harya Mana ngo ikingo ngo nagikoranye nande. Ariko umucamanza wa mbere mukuru, umucamanza wa mbere mukuru n'umucamanza uwari we wese agendana, ubwira umuntu igihe cyose akoze ikosa cyakoze urahemutse. Nyamara yaba ari weho ntibyari wari kwemera, nyamara yaba ari weho ubikorewe ntiwari kwishima, ukumva undi mutima wabisubizayo. Ariko gitangaje nuko wa mutima uvuga ngo genda bikore, nawe yagize gutya, nawe yakoze gutya, nawe ndabizi. Ari wo mutima ugira ingufu cyane kuruta uwo mutima uduha amahirwe. Kuragiriza rero ni ikibazo gikomeye. Reka dukomeze. Mwuka wera udenda guhitamo ari akaga kabi gateye ubwoba, nubwo benshi batabizi. Akaha, abantu benshi bari basanzwe bumva ijambo ngo icyaha, ntabwo bari basanzwe bumva ngo akaha. Akaha si wagira ngo ni kabi, ntabwo wakumva ko ari kabi. Ariko ngo akaha nubwo twakwibwira ko ari gato, nitukagundira kazadushira mu kaga ko gupfa buheriheri. Akaha ni twatundi dukora ngo kana ntare ngo konangwa ngo mbonye atababaye, muri hasi ngo wamutwara bibiri ngo agakena, ngo niyo wamutwara umurimo ngo yarakize, ngo uriya ngo ntabwo wabuko ngo none si ngo konya toraguye mu nzira, ngo ari Imana ikabi yanyihereye, ngo nyirayo ngo akaba yikomereje, ngo nyirayo akaba yagiye, ngo akaba numvise atanze itangazo kuri radio gusa, ngo ubwo ayo nayamuha. Abantu benshi bazazira utwaha, kandi ntabwo nubwo no kuzira icyaha ntabwo ari bibi, ariko abantu benshi bazazira utwaha, bazazira akaha. Icyaha tudatsinda kizadutsinda kiturimbuze. Mwumva amagambo ateye ubwoba, ni kuri ya paji 24 mu gitabo cyo kugana Yesu. Adamu na Eva bibwiraga yuko ikintu gito ngicyo kurya kutunda ryabuzanijwe kitazana amakuba akomeye angana nayo Imana yari yavuze. Ngaho tugera tugashira imikino, ngaho tugera abantu benshi tugateta, ngaho tugera abantu benshi tukazanamo amafiyeri, ngaho tugera abantu benshi bakaryama bagasinzira kandi ari igihe cyo kubyuka, ngaho tugera abantu benshi bakagwa bakarambarara. Reka nongere mbasome. Adamu na Eva bibwiraga yuko ikintu gito ngicyo kurya kutunda ryabuzanijwe kitazana amakuba akomeye angana nayo Imana yari yavuze. Si nguko nuko bimeze, ngo kurya kutunda ngo umuntu yapfa, ngo ko turi kubona ngo amatunda ari menshi. Si
ubwo baribwiraga bati Imana nibabwira ngo mwaririre iki turavuga ngo byarangiye tubabarire nk'uko natwe tubyibwira ngo none se ko twarangije kurijyaho ngo Imana niza turayibwira ngo byarangiye basi hangane basi ngo ntabwo nabo bari bazi kibi byabaho kandi koko utari umuntu w'umunyamwuka utari umuntu w'umwuka nk'uko Pawulo abivuga ntabwo ushobora kwemera ukuntu umuntu yariye kutunda umugore akaba yakwica umugabo ntabwo ushobora kwemera ukuntu Eva na Adamu bariye kutunda umugabo akica umugore ntabwo ushobora kunyemeza ukuntu Eva na Adamu bariyitunda umugore akicira umwana yabyaye ntabwo ushobora kwemera ukuntu Eva yariyitunda na Adamu umugabo akaba aca inyuma y'umugore we kandi bose ari abagore ntabwo ushobora kunyemeza ukuntu bariyitunda umugore agaca inyuma y'umugabo we kandi aritunda gusa ntabwo ushobora kunyemeza bariyitunda umuntu akaba yakwica abantu 50-60 ari umwe ntabwo wakwemera ko itunda gusa bariyeho ryatuma umwana apfa mbere y'umubyeyi ntabwo ushobora kwemera ko itunda bariye hashobora kubaho ibyorezo indwara ubugome burenze ukwemera kutunda utari mu mwuka n'ubu ntabwo ushobora kubyumva nawe twabyumva nka Adamu ariko ubona ko ibyo bintu bibaho yakwemera ko n'itunda ryariwe niyo mpamvu kubyerekeranye n'icyaha kubyerekeranye n'akaha ikintu Uwiteka abuzanije cyose ni kibi kabone nubwo utabona ingaruka kuko ngo na Adamu ngo akimara kurirya ngo Kayini yahise yica Abeli ngo yanze kwemera ngo Abeli yapfuye ngo yamukundaga ngo niyo mpamvu ngo yafashe ngo Adamu ngo yafashe umwana we ngo afata uwo murambo wa Abeli ngo arawusigatira ngo agira ngo umwuka urongera ugarukemo ya mikino nyine yo gukora icyaha ngo aramusigatira ngo arava ngo ndo yaba yapfuye ngo arasigatira ngo yumva nawe atangiye no kunanirwa bitangiye kuja biraza arananirwa hereza Eva ngo Eva nawe sigatira ngo arasigatira ngo nawe arananirwa ngo bemeye kwibariye itunda bemeye yuko ngo bari yitunda ngo babonye ibitabapfu bitangiye gusohoka mu mazuru babonye ibitabapfu bitangiye gusohoka mu matwi babonye inyo zitangiye kunyura mu mazuru niyo bavuze ngo burya bya bintu Uwiteka Imana yavuze nibyo niho bahise ngo bavuga ngo batangira gusubiza amaso inyuma bivuga ko bariye kutunda ariko babifataga nk'imikino nk'uko natwe tubifata nk'imikino niyo mpamvu inshuti bavandimwe inshuti nkunda rwose tureba ibyaha kandi tuzi yuko amategeko y'Imana niyo atubwira ibyaha hanyuma twita no kutwaha twatundi turi two mu mategeko y'ubuzima twakunda umuntu arya utuntu tworoyeje ngo ariko ngo inyama ngo y'ihene ngo n'iy'ingurube ngo byose si inyama ngo ariko ubundi ngo ko abantu usanga babuzanye ingurube ngo Imana yaziremeye iki ariko ntibamenye yuko no kuzirya nabyo byari biturutse ku cyaha n'amaginga ya kandi nta niko bikimeze niyo mpamvu kwibura ibyaha bisaba kugira ngo ubanze wakimenya wagisobanukirwa wamenya n'ukuntu uwaturemya cyangwa wenda weho ukaza nyuma ukavuga uti ubwo wandemya cyangwa gutya nanjye ndikumva nafata urwo rugero rwe akaguhereza iyo mpano yo kwimenya w'icyaha no gukibura no kugicikaho. Abantu benshi rero bafite indi ngorane mu kwibura ibyaha cyangwa se mu kubyatura cyangwa se mu kubyihana. Abantu benshi batura ibyaha kubera igituna ngo kiriya nutemera ko wagikoze nturabona ya mahirwe. Ubwo ndi kuvuga umubyeyi n'umwana cyangwa se umuyobozi n'uyoborwa ngo iki cyaha niba utemera ko wagikoze
ubwo ndi kuvuga abantu barutana mu nshingano ngo iki cyane utemera ko wagikoze ngo iyi serivisi nturayibona. Umuntu yakwirebera ukuntu serivisi iratuma abona ibijumba, umuntu yakubona ukuntu serivisi bagiye guhabwa iratuma abona ibirayi, umuntu kuyabona ukuntu serivisi agiye guhabwa igiye kumubuza amahirwe runaka, akavuga ati rwose yemwe rwose nta nubwo ndirirwa ndakugora nagikoze, kandi wenda ntiyagikoze cyangwa se yanagikoze, byose ni kimwe. Kucyemera utagikoze no kucyemera wagikoze ariko ukacyemezwa n'inyungu ugiye kubona, byose ni kimwe. Ntabwo imbabazi twasomye mu Migani igice cya 28 zishobora kugera kwagikorewe. Hari abandi bantu batinya icyaha kubera gutinya ingaruka. Aho hari abantu benshi, ahangaha hari abantu benshi cyane batinya icyaha kubera ingaruka. Ubu nubwo ibyaha biba byinshi nkuko twanagiye tunabivuga na Mwuka w'Imana niho twahereye, reka duhere ku cyaha cy'ubusambanyi. Abantu benshi basigaye batinya gusambana kubera izi ndwara ziri kugaragara mu myanya myibarukiro cyangwa se imyanya miraboneka mu mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi bari gutinya gusambana kubera gutinya sida, kubera gutinya imitezi, kubera gutinya iki, kubera gutinya iki, kubera gutinya iki. Ariko kugitinya gutyo, Yesu aramutse avugije impanda y'imperuka ngaragarutse, icyo nkubwira cyo waba uri mu mubare, naba ndi mu mubare w'abasambanyi babikoze inshuro imwe nangwa nyinshi, ngahanwa ku buryo nubwo abandi babikoze ku mugaragaro cyangwa se muri rwihishwa. Gutinya icyaha kubera ingaruka rero, ngo yari amafaranga nyatwaye si ngo ko babimenya, ngo yari amafaranga ngo nyatwaye si ngo bamfata. Kamanza watekereza ukuntu batagufata, ukuntu batakumenya, wabona batakumenya ukabura yatwaye, cyangwa se wabona bakumenya ko wayatwaye ukabyihorera kubera ko uri kubona bakubona bakumenya. Yesu navuze impanda y'imperuka, uzagaragara, nzagaragara mu bisambo kandi ntarigeze mfumura inzu y'abandi, nzagaragara, uzagaragara mu bajura kandi utarakoze mu mufuka w'abandi. Utinya icyaha rero kubera ingaruka ni ikintu kigomba kwitonderwa. Ikindi, hari abantu batinya icyaha kubera igihano, ngo none si ngo kiriya cyangikoze ngo ko bamfunga imyaka ngo 10 nayihanganira, ngo ni myinshi, ngo imyaka 10 ni myinshi cyane wana, mu myaka 10 ni myinshi, turapireka mbyihoreye, mbyihoreye. Urukumva umuntu agatinya icyaha kubera imyaka bamukatira, ariko aramutse azi ko bamugirira imbabazi akabikora akabivuga, icyo cyaha yagikora. Yesu Kristo agiye kuvuza impanda y'imperuka mu kirere. Icyo nkubwira cyo ntabwo uzagikira, kiracyakuri ku mutwe nubwo utari wagikora cyangwa se nubwo wagikoze, ariko niba uzifite izo mpungenge uracyakikoreye. Abandi bafite imbogamizi zo kuvuga ngo gutinya icyaha cyangwa se ngo gupfa kugikora. Umuntu aha niho hari abantu benshi, umuntu akikorera ibyo ashaka, nibyamuzanira akaga, nibyamutimba mu cyaha kinini, kubera ko hano twarebye akaha. Umuntu akivugira ibyo ashaka, akikorera ibyo ashaka, akigira uko ari kumva byishakiye, ngo kugira ngo ingaruka zirazamo ngo azasobanure ngo ntabyo narinzi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tugende nk'abanyabwenge, ngo tugende nk'abapfu, ngo twumve ariko dutinde kuvuga, kwari kugira ngo tutazakora ibyaha bene ngibi byo gupfa kwigirira ibintu byose uko tubibonye. Niyo mpamvu izi nzira zose, izi mpungenge zose abantu bazifite rwose, ni ukwihana
neza byemewe n'amategeko, ni ukwihana neza tutanyuze iruhande, kuko ubu icyaha gifite inkingi nyinshi kandi gifite n'abazegamiyeho. Abantu benshi bagiraga amahirwe iyo bamaze kubona aho begeka ibyaha. Abantu benshi bagira amahirwe iyo bamaze kubona aho begeka ibyaha. Reka dutange urugero ku mubyeyi wacu Adamu, niba dufatiraho icyitegererezo kuko ari we twaturutseho. Uyu mubyeyi bundi yasize yandikishije amateka yose y'ubumuntu. Ubu impamvu tutazi n'uburyo icyaha gikora n'uburyo icyaha aho cyatugejeje, ntabwo tuzi amateka y'umugabo witwa Adamu. Iyo aba twari tuyazi neza, batubwira ibya Yesu tukahita tubyumva neza. Ahubwo nuko tukiganira iya ngendo Adamu yagiye, kandi Uwiteka yarayisibye. Uwiteka avuga yuko tugomba kuyihorera. Adamu yakoze ikosa rikomeye. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo Adamu ntabwo yashutswe, ngo ahubwo ngo umugore niwe washutswe. Bivuge ko umugore we inzoka yaramucengacenze, iramucenga, yibuka yariye kutunda. Ariko Adamu we ntabwo ariko byaje kugenda. Adamu we yamenye amahirwe Imana yari yarabahaye, agiye kubona akora ikosa rikomeye, reka bari ryo mperaho, arekura umugore wagenda agenda mu ngobyi ya Edeni. Ngo umugore yari ari kwikorera uturimo dusanzwe twa buri munsi, uko agenda yicuma ngo agenda yegera kuri cya giti Uwiteka Imana yari yarabuzanije. Uko yahageraga ngo yumva inzoka ifite ijwi ryiza, nk'inzoka yumva ifite amajwi meza, umugore ngo arahegera, bagirana kiriya kiganiro dusoma mu Tangiriro hafi igice cya 3. Ariko ngo n'umugore nawe bwe ku giti cye ngo yari afite amahirwe yo kuba yacika uriya mutego, ngo yari yarigeze avugana n'inzoka, abona inzoka iravuze, abona inzoka iciye kutunda, abona irariye, abona iramuhereje. Umugore ngo cyari igihamya cyo guhunga, cyo kwiruka, ariko akomeza gutega amatwi. Ubu hari abantu benshi bagiye kuzarimbuka, hari abantu benshi bagiye kuzabura ijuru kubera gutega amatwi inyigisho zipfuye, kubera gutega amatwi abigisha b'ibinyoma, kubera gutega amatwi abayobozi babesha, kubera gutega amatwi abantu bari kwishakira indamu, kubera gutega amatwi abantu bari kubahumisha amaso ntibabimenye. Reka dutange urugero mu magambo ari buze gukurikiraho. Ariko iri kosa Adamu yakoze ryo kureka umugore we akagenda, ngo niryo kosa rya mbere ryari rigaragaje yuko rwose isigeze ahenuka. Yari ari kumureka ngo agende, yari asigaye ari gukora iki? Kuba atananirwaga yari ari kuruhuka iki? Umugore yari ari kuhanya n'iyo mirimo. Ariko Imana yari yarabahaye umucyo wose, yari yarababwiye ngo nimutandukana, ngo turi kubona ariho se kibazanyura, baratandukana. Adamu rero irindi kosa yakoze ryo ni ijyambere ridakunze kuvugwa ryo kuba yararetse umugore akagenda wenyine. Kwereka inzoka none itaje igiye gusanga umugabo ngo abari we imusanga aho yararyana, ahubwo igatega umugore we wari urimo ibintu ngibyo. Iryo ni ikosa ryambere ryo kuba Adamu yararekuye umugore we, akagombye kuba yaramuherekeje nako akamubwira ngo iyo mirimo tuyikorera. Ubu hari icyo bivuze, ariko nuko ntacyo ngendereye, tuzakireba mu kindi cyigisho. Ikosa rya kabiri Adamu yakoze, umugore amaze kuzana itunda, Adamu yaraririye kandi azi ko bibuzanijwe. Iyo ni irya kabiri. Ikosa rya gatatu Adamu yakoze ry'inkoraruguma. Imana yaraje imaze kubona bamaze kubura amahirwe, bose bamaze kurenga umupaka. Imana iravuga ati Adamu we uriye, numvise imirindi ndiruka, kandi mbere yose ntabwo yirukaga. Icyaha gishobora gutuma wiruka, kandi kizanatuma wiruka. Nanjye nawe niko bizangendekera turamuka tutagicitseho. Ariruka
ntabwo batubwira ko Imana yarizanye inkoni, ntabwo batubwira ko Imana yarizanye gereza, ntabwo batubwira ko Imana yababwiye ngo nibapfukame, ntabwo batubwira ko Imana yari imaze kubacira mu maso, ntabwo batuvuga ngo Imana yari imaze kubakubita urushi. Ntabwo ari ibyo, ntabwo ari byari bizanye Imana. Ahubwo Imana yavuze ngo Adamu we uriye. Adamu ariruka. None ibyo bakoze ni ibiki? Adamu atavuze ati rwose ngize intege nkeya mubyeyi wanjye, ati ngize imbaraga nkeya mubyeyi wanjye, bya bindi wambujije rwose mbere. Akora ikosa rikomeye njyewe nawe twubatseho muri uyu mwanya, akora ikosa rikomeye rwose njyewe nawe twamaze kubonera urumambo rwo kwegamiraho, ikosa ryo kuvuga ngo umugore wampaye niwe wagize, wazanye, wagize, wakoze, wavuze, wajya. Iryo kosa abantu benshi bararyegamiranye mu madini hirya no hino, ikosa abantu benshi bararyegamiranye hirya mu misigiti, ikosa abantu bararyegamiranye muri za kiliziya, ikosa abantu bararyegamiranye mu gipagani, kandi rikosa ryegamiweho n'abantu benshi. Ngo kungerera gutya ngo yarazi ko si ngo njyewe ngo ntari umuntu ngo nanje ngo namweretse di. Ngo kunkorera gutya ngo yarazi ko si ngo njyewe ntababaraga ngo nanje namwemeje di. Ngo kugira gutya ngo ngo namweretse nanje cyo ndico. Hariho n'abatabivugaga cyangwa bakore ngibyo ubwo bakabigambirira ngo nzanamwereke icyondi ngo azambo, akabikora mu magambo, ijuru rikabyandika ko byose bikoze no mu bikorwa. Ariko iri kosa Adamu yakoze byo kubona icyaha, ugakora icyaha, ngakora icyaha, narangiza nkabanza umuntu ndacegekaho. Iryo kosa nijye abantu benshi dufite, nta mpamvu y'icyaha n'imwe, nta ruhengekero rw'icyaha na rumwe, ntarwo. Niba nje nawe ari umuntu twamaze gushiraho ikosa, niba nje nawe ari umuntu twamaze kwegekaho icyaha, ko ari we wabiteye, ngo ni we wabiteye, ngo si we wabanje utwo tuntu, izo mambo. Yesu Kristo agiye kuvuza impanda y'imperuka. Yesu Kristo agiye kuvuza impanda y'imperuka. Icyo cyawe kimara kumva icyo cyigisho, uzare kuba biteye abane kubitera kwe, uzareke uwabivuze abibane niwe wabivuze, uzare kuwa kubanje abakubanze, uzare kuwa bikoze komeza bikore, uruhare rwawe urukureho, mubwira uti ibyo kumbanza simbizi, uziko nagututse, wirengagize ko ari we wabibanje. Naho nibitabibyo Yesu Kristo agiye kuvuza impanda y'imperuka, azabazwa ko yabiteye, kari we wabanje, kari we wabivuze, kari we wabyibye, kari we wabizanye, kari we azabihanirwa. Ariko nawe iyo nshuro yakurikiyeho y'uruhare rwawe, nawe uzarubazwa, nanjye nzarubazwa. Niyo mpamvu ikintu cyo kwegamiza ibyaha, uwari we wese agikurikirane neza. Uwatura by'ukuri rero ararombereza. Iyo ushaka kuva ku byaha urarombereza. Niyo mpamvu icyo Uwiteka dushakaho, Uwiteka ntabwo dushaka ibintu byinshi, Uwiteka ntabwo dushakaho ibintu byinshi, ahubwo Uwiteka dushakaho ikintu kimwe gusa. Ashaka kugira ngo tube mu ruhande Adamu yatsindiwemo rwo kuvuga ngo mwami naririye, nabyibye, natukanye, nasambanye, naroze, navuze nabi, namuciye, namukubise urushi, kubita umugeri, azambona. Byose Uwiteka mwumva ukunda bivuga hano muri Yeremiya igice cya 3:13 baravuga ngo, Yeremiya igice cya 3:13 baravuga ngo Imana yemera kubabarira abihannye. Imana ntabwo igoye ku cyaha, ni twebwe tugorana, ni twe tugowe ku cyaha. Umurongo wa 13 baravuga ngo icyo nshaka kimwe
nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumve ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Ikintu Uwiteka ashaka, twebwe tugiraga za agenda z'ibyaha, tukagira aho tubyandika, tukagira aho tubibika, tukagira aho tugira ute, kugira ngo abantu badukoreye tutazabyibagirwa. Ariko Uwiteka we ashaka ngo twemere gusa, ashaka ngo buri wese yemere icyaha cye, yemera akaha ke. Niyo mpamvu mu byaha tugomba kuba mu buryo bwo kwibura ibyaha no kubyatura. Hari ibyaha tugomba kubwira Uwiteka, byakorewe mu rwiherero, byakorewe mu rwiherero, kwa kundi ureba umuntu ukumva utamwishimiye, kwa kundi umuntu akureba ntakwishimire, bya bindi ukora ntagire undi muntu ubimenya, ari weho ubizi wenyine. Ibyo byaha ni ugusanga Uwiteka ukamubwira ute, burya ikiremwa cyawe singikunda, ikiremwa cyawe sinagikundaga, mbabarira, menye ko turaba agaciro twembi imbere y'amaso yawe. Uwiteka ngo azahita kubabarira. Hari ibyaha bibwirwa ababikorewe, tuvuge ubusambanyi, niba bukorwa n'abantu babiri cyangwa batatu, urakubwira umugenzi wawe uti rwose nagutesheje inzira, nagutesheje ukuri, nare rwose natumye uva mu byizerwa, none mbabarira. Ukavanaho uruhare rwawe, nawe yakumva yarakoze ikosa, mwuka w'Imana amugendereye, nawe akabyihana, nawe akihana uruhare rwe. Kuko ahantu urumambo rukomeye rundi nari nibagiwe icyaha gifite, koperative y'icyaha, ishyirahamwe ry'icyaha, ngo ko twagikoranye si ngo tuzakihanira rimwe. Warinde ko buri wese afite 100% ry'uruhare rwe, n'undi akagira 100% ry'uruhare rwe. Icyaha ntabwo kigira kopera. Amakoperative iyo bari yasenya, umwe aravuga ati nje nashyizamo imigabane myinshi, undi ashyiramo imigabane mikeya, ariko ku cyaha cyo uruhare rwawe ruruzuye n'uruhare rw'undi ruruzuye. Bivuze ko icyaha cyakorewe, ufite uwagikoreye ni ukumusanga ukamusaba iki? Imbabazi. Ariko ubu ngubu hari akaga gakomeye, aba mu madini menshi umuntu ari kugenda akajya kwihana ku muyobozi w'idini ngo mbabarira, ngo nibyo umuturanyi wanjye. Aha atagiye ku muturanyi akavuga ngo mbabarira, ngo weho ngo nibyo umuturanyi wanjye. Urukurebe iri korosi riri kudutinza kwemera icyaha. Mbabarira nibyo umuturanyi wanjye, kandi umuturanyi aracyari gutaka, umuturanyi aracyari kubogoza, ngo mbabarira nibyo umuturanyi wanjye. Iri korosi riri gushirwa mu madini, mu myizerere. Nta muntu n'umwe wemereye gutanga imbabazi z'icyaha. Uwa mbere Yesu Kristo niwe wa mbere, uwa kabiri nuwo wamwakoranye icyaha, niwe ugisanga gusa. Nta wundi muntu uri hagati yo wakoze icyaha n'uwakorewe icyaha. Ntawe, nta koni ririmo, nta kona ririmo, nta gasozi karimo, nta kibaya kirimo. Nukubwira Yesu gusa, nukubwira uwagikoreye gusa. Warangiza ukamusaba imbabazi, ugasaba Imana ikagufasha no kugira ngo ubicikeho. Impamvu abantu benshi bazwiho kuba barihanye, burya abantu benshi baricaye baratujije, bazi ngo barangije kwihana. Abandi bazi ngo kwihana byararangiye. Kubera iki? Kubera ukuntu bumva cyangwa se biyumva. Kavuga ati rwose nararangije kwihana, byaragize, ariko ari amarangamutima yabo. Ariko ni ikibazo gikomeye, Reka turebe urugero rwa nyuma turi gusoza rw'umuntu wihanye kandi akababarirwa, kandi yarafite umubiri n'amaraso bimeze nk'ibyacu. Reka turebe mu byakozwe n'intumwa, ni igice cya 26. Byakozwe n'intumwa igice cya 26, umurongo ni uwa 10. Byakozwe n'intumwa igice cya 26, umurongo wa 10 n'uwa 11. Turi kwegereza umusozo. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo yiregura imbere ya Agiripa. Umurongo wa 10,
reka duhere kuwa 9 ngo ubwanje nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti. 10 no kubikora nabikorera i Yerusalemu ngashyira bera mu nzu y'imbohe mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko nabicaga nemeraga ko babica, no mu masinagogi yose nabahanaga kenshi nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira nicyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyabyaha. Ahangaha Pawulo nta cyaha na kimwe ahisha. Ibyo bamugiriyemo inama, ibyo yigiriyemo inama, ibyo yakoze ku giti cye, ibyo byose uri kubona byose ni ku karubanda. Icyaha iyo utagishize ku karubanda cyo kigushira ku karubanda, niko bimeze. None nshuti bavandimwe, reka ibyaha twakoze byose, byaba n'utwaha twose, dusabe Mwuka w'Imana adufasha kugira ngo tunyure muri ino nzira yo kubyatura, tunyure mu nzira mbere ya byose yo kubyemera, kubyatura kugira ngo tubabarirwe. Niyo mpamvu tugiye gusoresha isomo ryo mu rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9. Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 aravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutweza gukiranuka kose. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Reka dushime Imana cyane ko rero Imana iriteguye kutubabarira. Reka dushime Imana cyane ko mu gukiranuka kwayo harimo kutubabarira. Reka njyewe nawe tutitaye ku byaha twakoze, ku mubare wabyo ni byinshi, bimwe turacyabyibuka ibindi tunakibyibuka. Reka ibyo duhere ku byo twibuka. Mwuka w'Imana azadufasha kugira ngo n'ibyo tutibuka nawe azabitwibutsa, nidukomeza kugira ubushake bwo kubyanga. Kandi uku niko gukiranuka ijuru ryifuza, kandi uku niko kwera ijuru ryifuza. Nta nicyo kintu kimwe Uwiteka dushakaho, reka tukimwemerere. Nibyo nabasabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Data wa twese, reka tugushime ko uri Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, ibabarira abantu nkatwe. Ntabwo wita ku mubare w'ibyaha, ntabwo icyo witaho nuko twabyemera cyangwa se tukacyemera. Reka abanyumva n'abazanyumva mu byemeza bazahite bemera, maze ubwo ugiye kuzavuza impanda y'imperuka tuzagusanganire mu kirere. Tugusabye Data ukiranuka, utunyurize mu izina ryiza rya Yesu Kristo.